Castar kuva mukurikirana since 2006 ni umunyamakuru urebye not only kuba ari muri siporo ariko usanga no mu bindi mu bumenyi bundi busanzwe ari how can I say ari updated in every situation. Usanga ari harimo well equipped. Yeah. Sinzi izina rye numva bamwita Vida. Ni Vida n'ubundi nita Vida Mwiseneza Josiane. Yes. Josiane just gutyo Vida Sports. Yes, Vida Sports. I like her. She's very courageous. Arabikunda. Na ndumva nayo mupostinze uko yakoze akantu kaza cyane ajya gusura Kinyi bamusanze ndavuga ati no ubona n'amafaranga aba mari kubyuza uburyo urabona n'umwana ushaka kugira hagera kurikiye utuntu tw'inyungu turaho ngaho abishyiramo imbaraga njya mubona yagiye no muri za Tanzania ukabona yasuye abantu bakomeye. So numwe mu bana b'abakobwa abari mu itangazamakuru bashobora kuzagera kure kintu nubona ibintu ngo bya breaking news. Yego Thierry yari uwa mbere. Ni uwa mbere abamutangazaje bajya mu mirahira yari uwa mbere ngewe yenda muri cyaje bira bihebye siza 2006 ni 2006 mwibuka kuri CFM. Urumva ko yakoranye n'abantu benshi cyane kabisa. So ubwo rero yarabikubaburi uramwubaha respect hari abantu uzamusura bavuga ni uyu he was good at this kuko cyane. Yes, reka nongere nizere ko mumeze neza cyane kabisa muri hajya atandukanye mbifurize ibihe byiza abakunzi ba Mwalimu T-Stash bakunda Balo podcast yanyu chaîne yanyu mugomba gukunda kandi izajya bagezaho ibintu byiza cyane kabisa. Ngira ngo iki ni ikiganiro cya mbere mu byukuri nangije ku mugaragaro nka podcast cyo ni nakoze nakeza ko cyatangaga ikaze ndetse kibabwira na some content tuzagenda dukavaringa toujours nekeza ko tugiye gutangira noneho byeruye mfite umutumirwa nje kubabwiraho before yuko nyine aza kwita tangira nkavuga n'impamvu nyine ashobora kuba atangiye ari we muntu dutanga ikiganiro bwa mbere so biraza gusobanuka. So rero mbahaye ikaze rero kuri ku kiganiro cya mbere cyanyu mukunda muzakunda. Hano harimo ibice byinshi cyane mu segment nyinshi tuzaganiraho muraza kugenda mubikunda ni nako bizagenda ubutaha ariko tuzatugenda twimprovinga from existing ibyo twakoze bizabiduhereza ishusho y'ibyo tuzakora ibutaha. So nekeza ko rero bizabigenda biba better than y'ibyo twakoze uyu munsi. Ubwo rero tubane mbahaye ikaze ndabakunda cyane murabona ko ni projet iremereye cyane projet myo ubushobozi buhambaye cyane ko bwagiye buva muri mwebwe mwagiye mudushyikira mu bihe bigiye bitandukanya twagiye dutambuka ba Queen TV aba ku short. So bike twakuyemo ndetse nabike bagiye baduhereza badusupportinga abavandimwe ebana turabashimika tubareba ijisho ryiza abantu bari Kentucky mbasuza cyane mumeze mute. So ni munyemerere mbanze mereze ikaze Senior Lomario Abdrajabbar nabwiye ko no dufunguranye iyi podcast bwa mbere niwe aje muri cyo kiganiro bwa mbere sinzi impamvu wenda nabihisemo ariko numwe mu bantu bafite ibigwi muri uyu mupira w'inyarugenge numwe mu bantu baba senior muri industry imikino kamwe yagiye n'aba kuri platform cyane twagiye tuhura mu biganiro bigiye bitandukanye. Nagomba kumuhizira reward yuko tugomba kuba twatangirana ikiganiro bwa mbere kujya mwumve nireme gifite hazazama abantu bahambaye cyane amazina akomeye cyane mwifuza ibi byose n'ibitekerezo byanyu kandi tuzatugenda tubagerera ku mwisho mu byukuri kubyo mwifuza. Senior Lomario Abdrajabbar nkwaye ikaze. Urakoze cyane. Mezute? Ndashima Imana. How are you doing? Well, I'm just grateful to Allah. You know, the most important thing to me is that to be still living, you're breathing, you're healthy, you know, others just come as accessories, you know. I would say something that comes as a plus, you know. The most important thing to me is that I'm breathing, you know, I'm healthy. Everything is cool. Yes.
Romario kuba bayicuze nyine kuba wazugwa kuri iki kiganiro bwa mbere nagwaye privilege ubyakiriye ute? Well, first of all navuga ngo wakoze kuba ari igihe wahisemo gutangiza podcast yawe ikiganiro cya mbere. Igihe ni ibintu mba mpaye agaciro kuba igihe wahisemo ufite impamvu wahisemo ubwo that's it. Nuko uri umunyabigwi kandi it is much better than this. Kwe respect n'abantu bakubaha cyane kandi muri uyu mupira tema uyu munsi wa none uri kugenda ugaruka cyane muri content y'inyarugenge. Turazi kugenda tubigarukaho yenda tunatangira kugira ngo tuze kwinjira muri cya gice cyacu cyiza cyane kuko sinshaka yuko tuzadukora iminota myinshi cyane n'abatumirwa bacu. Romario uyu munsi wa none uri umwe mu banyamakuru equipe z'Abarabu murabizi ko Rwanda Premier League hari ama equipe twabonye mashya ya joining league yacu avuye muri Sudan, Al Hilal na Al Merrikh. Na ma equipe meza mu byukuri ajya agera kure cyane ya ma equipe yacu aba yifuza kurashoboka. Urumva ko dufite byinshi byo kwigiraho, byo twagiye tubivuga kenshi cyane, ni ibyiza nibyo byinshi bazanye muri industry. Uyu munsi wa none uri kwifashishwa cyane. Kuki bari kugutekereza cyane mu buryo bwa announcing, mu buryo kugira ngo working condition yabo ikomeze kuba ari sawa cyane favorable? Kwanza navuga ko opportunity nayibonye kuri match ya Al Hilal bakina na MC Alger group stage game kuri Stade Amahoro. Akaba ari byari byanyuze muri Ferwafa, barampamagara bambwira ko nkazakorana na Hiti. Ngiye bambwira ko bari bampaye inshingano zo gukora mu Gifaransa. Ubwo rero icyo gihe nahoze nti izi ni match z'Abarabu pourquoi pas umuntu atatungura abantu. Ubwo bwari ubwa mbere nkoresheje Icyarabu muri announcing. Marahaba. Ubwo rero naje kubikora, barashima barongera barantumiza. Ubwo hazamo na Al Merrikh nayo turakorana. Al Merrikh nayo twarakoranye ndetse na Al Hilal turacyakorana kugeza ubu. Alhamdulillah ibintu biragenda neza. Genda sinzi niba hari ukuntu mbere byajyaga bivugwa Romario umuntu abaye muri umupira cyane, even Ferwafa nago iri kusa nkaho nyine imushyira ni preference mu bikorwa byabo, haba ku mastade akaba atinda afite voice itari tagutse nk'abantu ba announcer twatumenyereye ba Hiti, ba Faustino, ba Jedo Max. Ariko uyu munsi wanonekeza ko kuba warabaye chosen ni preference aruko uyenda butakundimi zigiye zitandukanye. Ntago ariko jewe mbifata ko Ferwafa dukora ngiye kinini cyane kuva ufite natanye gukorana nabo cyane ku gihe cya Bega. Yego akiri perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nibwo natangiye kano kazi ka announcing. Bimazemo imyaka myinshi rero habaho match runaka bakavuga ati uyu uzakora kagenda duhinduranya. ni choice baba bakoze ariko nkorana nabo neza. I'm not complaining. Ushobora complaining ku ijwi ryanjye niryo ngiryo ntago narihindura nuko ngiye nkunda kuba uwo ndi we, ntago ndi buke kuhindura nkori bitari burya iyo ushaka ko ari ushaka kwigana abantu ugasanga birapfuye. Ariko ijwi ryanjye niryo ngiryo. Niba hari abari kunda that's okay, niba abumva bitameze neza that's okay aussi kuko burya nta neza bose. Ariko ijwi ryanjye niryo ngiryo kandi ndumva ndavuga bakumva. Niba muri stade mvuga bakumva ntago bangarura nanone ibintu bitagenze neza. Yes. So uyu munsi none nk'umunyamakuru wabigize umwuga uko biri kose igihe umazemo muri itangazamakuru ntago ari gito geranyije n'abandi ari kugenda byintegra muri system. Wavuga ko itangazamakuru rimaze kugeza ku Romario ubuzima bwahindutse gute?
rwa rugendo rutari rworoshye, ariko muri iryo tangazamakuru niho nabashije kubonamo umuryango. That's one thing. Nabashije kubaka, mfite umugore, mfite abana, mfite iwanjye, ndataha iwanjye, nta muntu nkomangira, ntago nkodesha, nabyo ndabishimira Imana. I'm able to pay for my kids, abana bakajya ku ishuri. Ibyo byose ni umwuga mazemo imyaka kuva 2004. Niba mbasha kohereza umwana ku ishuri bakaba biga, kandi bakaba biga mu mashuri meza, kandi bakaba banatsinda, ubu akaba hari ugeze muri kaminuza, mfite ubushobozi bwo kumurihira, then ndabishimira Imana. Usibye ko ntakora iby'itangazamakuru gusa, I'm also a translator. Yeah, of course. Gusemura byose ni ibintu nagiye nkora, n'ubu ndacyabikora. Ibyo byose ni ibyo nkoramo imibereho. So navuga ngo at the moment ntacyo nshinja Imana. Yego, dufatire nko ku myaka ya vuba ahangaha uvuye nko muri COVID-19 kuzamuka muri imyaka vuba. Mvuze ko umwaka wa 2025 wabaye umwaka uri impressive, umwaka mwiza, ushobora kwa warachivinzemo ibintu birenze kimwe, naba mbeshye. It's a little bit mixture, kuko hari ibintu byinshi biba byarabaye mu mwaka, bimwe ntubashe kubigeraho, ibindi ukabigeraho. Ariko that's another experience. Nabonye ko ndakoranye n'amakipe y'Abarabu, niko bwa mbere nari nkuze ako kazi, announcing mu Cyarabu. Yego, menyana nabo, ubwo hari n'ibindi biza ku mwaka ugenda. Burya twebwe abasilamu tuvuga ko ikintu cyose kibaye kibe cyiza, kiba ari amagorwa, byose ndavuga alhamdulillah, dushimira Imana. So jewe ibiriho byose byabaye muri uyu mwaka, alhamdulillah. ubwo ni mwiza cyane ujya yatambutse. Ntacyo nshinja Imana at the moment. Ubwo niwo mwiza nyine. Ntacyo nshinja Imana. Kugeza ubu ngubu ndahumeka, ndi muzima. That's one thing. Je ndahubwe ngo buriya ikintu abantu batajya baha agaciro, kuba wowe uhumeka ni ikintu gikomeye. Ariko n'indi myaka warahumekaga rumari kuko yes, ariko nakubwiye ko hari ibyo nagezeho, mbishimira Imana. Tandukanye n'indi myaka yatambutse. Ariko buriya hari umwaka wambereye superb. 2017 2017 wari umwaka mwiza cyane. Icyambere wari umwaka ni umwaka d'abord nagiye muri coverage ya Sekafa nkiri muri Azam. Icyo gihe ni jyewe wavuye hano mu Rwanda njya muri Sekafa muri Kenya, Machakos, ndetse na Kakamega. U Rwanda rwari muri Sekafa. Numva management ya Azam bari bahisemo ko mu Rwanda harava Abdul Jabbar. Ngenda ngiye gukora iyo tournament. Numva nari umwe mu ba pioneers ba Sekafa muri commentary. Ari muri commentary team. Icyo gihe ni experience yindi nabonye, bashe kubonana na ba Mpenja, Baraka Mpenja. Icyo gihe bagakora mu Giswahili. Noneho bambwira ko match z'u Rwanda nzajya nzogeza mu Kinyarwanda. Ariko noneho igihe wenda tuvuge Kenya igiye guhura na Tanzania, icyo gihe bakavuga bati Mpenja araba ari mu Giswahili, uraba uri muri English. Icyo gihe itsinda ry'u Rwanda ryari Kakamega, ariko noneho match ya mbere u Rwanda rumaze batsinzwe na Kenya 2-0. Yes, Kakamega ubwo Dar es Salaam waramanga ati Gakuba unatakiwa kwenda Machakos, babu Rwanda wanahamia kule. Umva nagomba kujyana naho ikipe y'u Rwanda iri. Yego. Ariko no bakambwira ati igihe u Rwanda rutakinye ufite indi match, impamvu bashaka konjya hari ya Machakos nuko bari bakeneye umuntu ushobora gukora commentary
in English kuko Kakamega yarasigaye Peter Otai ni umuganda usanzwe unakorana nabo mu match ya derby ya Kariako derby we asigara ariko yakoreshaga English ariko hari bari bakeneye undi muntu ushobora gukora commentary in English so kubwanjye it's a plus kuba barambonyemo ubwo bushobozi nkabikora navuga ngo ni icyizere bambonagamo n'ubushobozi bambonagamo n'uwo mwaka nageze i Kigali nsanga tayari amafaranga kuri konti yahageze urumva muri Sekafa nakuye amadolari hafi 200 mbasha icyo gihe madamu yari hafi kubyara 2018 kwezi kwa mbere bituma ngira ibyo nkora mu rugo ibintu bishasha bizi umugore agiye kubyara so ibyo rero navuga ngo n'umwaka wanryoheye cyane n'umwaka wanryoheye cyane ariko ikindi navuga cyari kinakomeye kuba barambonye mu bwo bushobozi nkaba muri team yatangije Sekafa muri Kenya hari ndi muri yo team hariho the camera operators hariho aba switchers the directors ariko noneho the commentators nari muri team y'aba commentators urumva rero ni icyizere bangiriye ni nayo mpamvu buri gihe mpora nshimaza unayivuze nabi narwana ngaramye ejo bundi hari igihe begeze kuzana scenario yo kuvuga ngo igaruke abari bagucuza nshuro byasaga nkaho batari kubikora effectively bati Azam nabona guri mu bambere rwose bari kwihereza ikaze Nyarugenge niyo bagarutse urabona ko yo hari bajye baza kwerekana mu match amwe neza cyane nama highlight y'isije nyuma kareba match bajya kure ya APR genda ukabona rwose amaxi ukayibona neza cyane bitandukanye bafite experience iyo bagarutse barongera bagakorana n'abakozi bakoranye nabo uko twakoranye nabo neza kandi ndahamya ko abanyarwanda bashimye niyo mpamvu kuko baracuruza ntago baza ngo bongere baguha akazi kandi bazi gukora ibintu bidafututse so niba bagaruka buri gihe bakavuga ati Abdul Jabbar tunatakiwa tuwe na wewe kwenye kazi commentary no kuvuga ngo hari icyo bakubonyemo hari icyo bakubonyemo bishimira Imana rero yego hari akandi gace tushaka kwinjiramo kitwa Face Me mubaza nyikundeba ubwo mbere ko tukinjiramo ariko hari ikintu nshaka kumenya itangaza uyu mwaka nk'amafaranga winjije bavuga ko ugiranyije mwigiranye ko ati iri tangazamakuru uyu mwaka turi mu mpera z'umwaka tugiye kusoza ko ati ndi muri iyi range y'amafaranga kugira ngo wenda bumve ko industry turimo reproductive cyangwa se genda bisaba gukunda ari ukunda umwuga cyane kurusha yenda by'ubuvanamo uyu munsi bavuga ko wibariye njya numva RB hari ikiganiro kiba ati mama wowe urono warasaba iki mu mwaka bati ngewe ndumukire njyo niyo nibariye nsanga mfite miliyoni 20 muri uyu mushinga wanjye so ubwo ujyana muri umujyi the question is tricky sinavuga ngo nabonye amafaranga nagucye sinjyana barango range ugiranyije you go to the next question koko hagiye abamo ups and downs ku buryo utamenya ngo nakuyemo ibi ariko nanone kubera kano kazi kanjye nkora nagiye mbona izindi opportunities zishamikiye ku byo nkora nk'ubu hari opportunity mperutse kubona ijyanye n'ubundi bushobozi mfite ariko bushamikiye no ku byo nkora mbona ikiraka kimeze neza kwishyura amafaranga meza yambaye amafaranga about over 500 something like that 600 you know kandi for only 2 days ariko urumva ubona umusaruro nyine mbumbe nashaka kuvuga umusaruro mbumbe urumva n'ibindi bikorwa byagiye bishamikiye n'ubundi kuri career itangazamakuru ntago ari nuziye salary yes ndakumva urashaka kumenya how much nabonye estimation ntago namenye uko bibara I can't just go to the next question man come on okay yeah no problem let me go to my section gakawa kawe no muri section bansoma gakawa ahangaha tugiye
tugiye mu miriro cyane kabisa. Mbibutsa ko tuba turi kumwe kandi na Adona Sport, n'iduka rya siporo ricuruza imyenda siporo ara mu mujyi. Mugereyo kabisa kwa Thierry Mamotigos, nawe n'umwe mu bantu mu by'ukuri bakinnye umupira. Thierry Sumuzi umunyamakuru kuri Isango, yabaye umunyamakuru mwiza cyane abantu muri Legend. No umunyamakuru mwiza, one is yabikoze cyane rero abisoje aravuga ati yagize imvune yatumye abihagarika, atashinga business yo gucuruza ibikoresho bya siporo. Rero urumva ko no munyamwuga cyane, no munyamwuga kandi burya ikintu nubona ibintu ngo bya breaking news. Yego Thierry yari uwa mbere, ni uwa mbere abamutangazaje bajya mwirahira, yari uwa mbere. Ngewe muri cyaje bira bihe bye sizabi na gatatu ni na gatatu mwibuka kuri CFM. Urumva ko yakoranye n'abantu benshi cyane kabisa. Ubwo rero yaramwubaha respect. Ari abantu uzamusura bavuga ni uyu he was good at this. Kuko cyane iyo yakoraga inkuru yagafite source ziri siri, ntago washaka kumva Tigos yakoze ibintu birimo ibihuha. Yabaga biri ibintu biri afite yagiraga aba insiders bakomeye. Yego ku kintu cyitwa breaking news mu bihebye, he was just the best. Yari Fabrizio. So ubwo rero mugereho mu mujyi ntakorera mu nyubako ya GF Plaza 0788 umuhamagare cyangwa usure page ya Instagram ni Adona Sport, ubundi agureza ibikoresho byiza cyane kabisa. Yes, turi kumwe na Gacuti All in One, iduka ricuruza ibikoresho bya electronic rire mu mujyi munsi ya Beka muri opposite na Makuza Peace Plaza. Mu mpera z'umwaka rero bari kugabanura 30% ibikoresho hafi ya byose biri muri studio ya Ahova Sound. Nekereza ko mu by'ukuri ariho byagiye bituruka kandi birifashishwa machine, telefone, accessoires zose, ibikoresho bigiye bitandukanye mu by'ukuri byose barabitanga kandi ku giciro cyiza cyane kabisa. So Romario ndo twinjire mu kandi gace ka FaceMe. FaceMe rero nukukubaza ukazambwira yes or no. Twadukubita twihuta cyane. Aha tuba tugenda. Nigiro garuka. Yego. Romario akunda famille, akunda madamu kurusha abana. No. Romario kuba amazi igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru ni ukukunda cyangwa n'ibyo ubonamo? No kuwukunda. Yes. Romario Abdul-Jabbar afite gahunda yo gushinga igitangazamakuru mu gihe azaba ahagaritse uyu mwuga? Yes. Romario Abdul-Jabbar ahamagawe na RBA mu minota mike kongera agahamagarwa na BNB FM, Romario yajya he? I would go to BNB. BNB? Yes. FM. Gakuba Romario Abdul-Jabbar ni umunyamakuru utagira ipfana, utagendera ku magi? Yes. Romario Abdul-Jabbar hari ekipa afana mu Rwanda? Yes. Senior Romario Abdul-Jabbar abaye umuyobozi wa Ferwafa, ni iki gikorwa kitari cyiza muri uyu mupira yahita abanza gukuraho? Match fixing. Romario Abdul-Jabbar akunda gusohoka? Absolutely yes. Ni iki kitabura ku mafunguro Romario Abdul-Jabbar agomba gufata ku munsi? Imbuto. Urakoze cyane. Ahangaha uba witeretse cyane. Nubundi turava muri kano gace katubanza dufate kwikawa kuko ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha none ni mu miriro. Iki kiganiro kiraza gutuma abantu basubira ku ishuri. Romario uyu mupira turawuvuga, ariko n'abana bakeneye kupima genda level of intelligence yenda buri ki umuntu areponda ku bintu kuri situation runaka, kuko twese twatendinze education ko biri kose hari ibintu biba biri
connaissance general ubwo bwenge ko bufite nyine kuburyo ushobora kwiyadabuta muri any situation. General knowledge. Yeah, general knowledge, of course. So kwishuri twajyaga tubikina ugasanga abantu bakakubaza intambara bataye kugenda kuri section wabo yizemo intapana mugakora groupe n'indi groupe bakabaza ibibazo bitandukanye ku mupira muri volleyball ku mu ntambara muri geography extra. So ahangaha nekereza ko dukinguruke dufite uyu murongo wa tuno dupapuro dusa nkaho turi muri kare cyangwa se square turiya ni muri rectangle twose turi ibibazo turi ibibazo bitanu turi ikibazo gifite A B C D ubwo ni ibibazo bitanu ubwo ubikoze ushobora kubona amanota 5 kuri buri gapapuro kamwe turaza gukora ku icumi raza guhitamo tubiri ni dutatu ahangaha utu dupapuro duhari two hari ibibazo bibiri ni ibibazo bibiri ubwo ubikoze ahangaha ariko nekeza ko ahangaha ni general understanding ku buryo kiwiyumva hariho ibibazo nekeza ko biza gusaba nyine bundi buryo senior Mario mwanzo yambaza Nyagasani ni baro podcast kandi tuzaryoherwa cyane kabisa. So mbabari ufate mu dupapuro tubiri mo hariya turi ibibazo bitandukanye biterwa hari muri domaine zigiye zitandukanye football science general knowledge ku ma equipe hari n'amategeko ku ma equipe harimo udupapuro ugize amahirwe nyine akugwa ahubwo urabo wisanze aho ngaho ibintu birakomeye cyane yareko kambe agize nk'umutego uri hagati kubura hagati no habari umutego. Okay misemo ubwo era kuri kano gafungure mu byukuri banze ucisha amaso kugira ngo ubonye ni science tomboye science I guess ko ari science. Yes. What do you mean by the following terms? Na amaterima akoreshwa muri science scientific terms. Iya mbere an A ni floating. You see urabibona handwriting urabibona spelling kugira ngo byorohe cyane. Ubwo twagenda ya kabiri ni GAF. Number 3 ni microbes. Number 4 ni a ball just like this, a ball. Number E a crane. A crane. Yes, it is just is historical term maybe. This one, the first one actually it's not coming in ntago kirimo kuza neza. Floating. Abantu bataribona ijambo baba bari kuribona. Font. Floating. Ntago kirimo kuza. Nta kibazo. Gulf sinzi ukundi bugisobanura mu Kinyarwanda. I don't know how to explain. Any language ukubyumva a gulf. Geographical term. Yeah. Gulf. This one also is actually. Nahira kudatana zero. Yeah. Let's go number C microbes. Microbes ni nutuntu urabona yo bavuga ngo microbe shobora kuba microbe ziri mu mubiri w'umuntu zishobora gutera uburwayi runaka. Yego. Ni utuntu dushobora kuba twaterwa n'umwanda turi mu mubiri utwo twari udukoko ubwatwo. Yego. Utwo tuntu rero tukaba dushobora gutera uburwayi runaka mu mubiri w'umuntu. Exactly. Then a ball n'umupira. Yes, it is you what you did is a translation. You translate from English to Kinyarwanda.
I don't know how I can translate that into even the translation itself is going to be a little bit hard. Ariko ball riba ari n'akantu aka kantu karatuzengurutsa ibyo tuvuga ni ibituba turi sirikiranye abakinnyi bagateranira takere bazira kano kazi ball ishobora kuba ball nyine ni umupira ariko ball ziratandukanye ushobora kuba ari umupira ushobora kuba ukinwa muri volleyball ariko ball ubusanzwe iba ari igomba kuba mu mukino irakinwa so nicyo nakwita ball my dear ko binze ko biramejeje hanyuma clan ni navuga ngo ni nk'ubwoko clan yego ubwoko mu kinyarwanda ubwoko bw'abantu tuvuge nk'abanyiginya abanyiginya is a clan so it is a group of people maybe should be yes mu kinyarwanda ni ubwoko tuvuge nk'abanyiginya ubwoko bw'abanyiginya so it's a clan ubwoko bw'abanyiginya se ariko rero aho ngaho ntabwo nsobanukiwe neza sinzi niba abantu badukurikiye bari gusobanukirwa ni ubwoko ni abanyiginya how comes about umuntu avuye i Burayi umunyiginya ni iki umunyiginya urabona abanyarwanda babagamo amoko atandukanye umunyiginya umusinga umuzigaba ababanda umutsobe umushambo aho ari ubwoko yego butandukanye bakaba banagira n'ibintu byabo imico yabo usanga hari ibintu bakora by'umwihariko ugasanga wenda tuvuge nk'abanyiginya bakundaga akenshi kuba mu buyobozi mu buyobozi bw'ubwami hakabaho abatsobe bakundaga kuba kenshi abiru ni ukuvuga ngo babaga ari abajyanama b'umwami umwami nta kintu yakoraga abiru batabizi. Okay, let's go to next. No problem. So I guess ko aka kararangiye kamirizano go to the next. How about this? It is team news. Anga no kuba ufite uri familiar n'amakipe especially Rwandan Premier League ni ho twatangire tuzajya tuzana muri zinsteri. Yes. Aha rero when Ampere FC was found igihe Ampere FC yashingiwe yashinzwe mu kwezi kwa gatandatu mu 1993 ishingirwa ku murindi wa Byumba. Rayon Sport was found mu 1968 nibwo yabonye ubuzima gatozi. Hanyuma Rutsiro third kit mwambaro wa gatatu wa Rutsiro nabonye kuba no umukara uvanzemo na orange. Go to the next. Mwazi United head coach. Uyu ni Bwana Rubona Emmanuel. Okay, go to the next. Ferwafa media officer uyu nguyu ni Bwana Maurice. Full name? Inzi Maurice. Okay, no problem. Let's skip it. Oh, the same vein. Turajya n'ubundi kuri iki cyiciro noneho kirimo ni ibibazo bibiri by'ukuri byo it's all about how you understand no kufite yenda n'ukumenya uko yenda muri fields ziye zitandukanye ubwo harimo showbiz harimo sport harimo na ikidi social bijyanye n'ubuzima ubwo nawo you might choose like I will go to the middle one here. I don't know why I'm choosing the middle between the two. Who can you choose to start with in your radio station?
ubaye umuyobozi w'igitangazamakuru ninde ushobora guhitamo mu bo wakoresha ukumva ko bizabyara inyungu ubwo uwa mbere ni Karenzi Sam Karenzi and Jado Castar no guhitamo how many one go might choose I would go with Castar. Jado Castar. Yes. Why? Castar kuva mukurikirana since 2006 ni umunyamakuru urebye not only kuba ari muri siporo ariko usanga no mu bindi mu bumenyi bundi busanzwe ari updated in every situation. Usanga arimo well equipped. Yeah. No mu zindi situation. Yeah, of course. Ikindi, the reason why I like him much, the command of the language. Ugasanga the third reason ni umuntu ufata umwanya mu kwigengesera mu ntagiye kuvuga. Enough is yeah. So absolutely. Go to the next number B. Wasiri and Jangwan. Tuzi icyo bazagufasha muri station utangiye. What might choose? I would go for Jangwan. Why? Silly reason. Buriya muri mu kazi bano bagabo bakora bombi ni akazi nyine ko gusensibiliza the audience, you know, abafana cyane ariko nka Jangwani usanga usibye no gutebya ariko haba harimo akantu k'akagufa. What do I mean? IQ. I would say that. Yeah, okay. IQ ye iri hejuru. Iri hejuru. Ukiyakira ibintu n'ibyo. Yeah. Ikindi kandi ubona ntahubuka mu bintu agiye kuvuga, ubona aritonda. Hashobora kubamo gutebya ariko ni gakeya ushobora kumva yavuze nk'ikintu kika backfiring, ugasanga critique yenda zabaye nyinshi cyane. Nuko nguko. Okay, you remain with one. Nari ngwitiyemo imanchester. Karanzi. Okay. Hano abamo kandi kamwe gusa bikarangira. Yakrishera kure y'urugo. Takandagiwe we. Urakwete kabisa. Watinyaga imibare. Imibare ntabwo. I was not good. Warugiye gusigara. Ugiye kwatama kabisa. Zakosayiniza rugiye kunyuramo. Ba siporo bato bumvishe uyu mwaka ukumva bativumbuye bagera kure. Bane. Hari umwana gukora kuri Keti Radio. Uriya mwana gikora statistique s'appelle comment? Ndamwibagiwe. Nketse ngira ngo murebye kuri statistique abantu bahita bamwumva ariko ko kora statistique za Rwanda Premier League. N'umwana ukiri mutoya ariko ikintu mukundira
akora burya itangazamakuru ifite statistique ni biroroha cyane kabisa n'imibare n'ibimenyetso. Hanyuma ikindi bibari ubona ko bakoze research. Yego. Afite passion, ashobora kuzava mu munyamakuru mwiza. Hanyuma uwo numwe who else bano batoye legacy nkunde kumenya amazina yabo. Ujye uvuga naho akora yenda uvuga ati hari umwana umeze gutyo just abantu hari ukuntu batamwumva. Hari umwana ukora kuri SKFM akorana na Keza n'umusore nabonye ari munini bamwita Shafe yavuye kuri radio Isibo yari yabanje kuri Fine FM rwose uriya muhungu muri comment ni mwiza cyane naramukunze kuko numvise analyse ze. Yego. Numva akora analyse hari match ngira ngo Arsenal sinzi n'indi kipe Arsenal yari yatsinze ariko wajya deep. Yego. Ukabona ko yasomye arasoma cyane yakoze research. So Shafi, please, I just like you, keep it up, ukomereza aho ngaho. Uwo ni uwa kabiri. Undi wa gatatu n'umwana dukorana ni yitwa Shumbushu. Darius. Yego. Darius navuga ngo n'umwana utabimazemo igihe kinini ariko iyo ategura ikiganiro cye afata time gasoma yo gutegura ikiganiro cye ukabona ko afite focus. Akunda ibyo akora ntajya muri byacitse. Uwo ni uwa gatatu. Mu bandi bana mbona baje vuba ngo ndajya mu bakobwa. Yego. Rogiye kwibagirwa shiki bacu. Oya. Kuzibara. Hari umwana w'umukobwa I like very much. Urimo arabizamo. Yego. Ubona ukuntu burya ndeba umwanya wahaye ibintu. Exactly. How much do you want to learn? Ushobora kwemera na critique. Yego. Sinzi izina rye numva bamwita Vida. Ni Vida n'ubundi Vida Mwiseneje Josiane. Yes. Josiane just gutyo Vida Sports. Yes, Vida Sports. I like her. She's very courageous. Arabikunda. Na ndumva naye mupostinze uko yakoze akantu kaza cyane ajya gusura kinyi bamusanze ndavuga ati ubona n'amafaranga bamari kubyuza uburyo urabona n'umwana ushaka kugira hagera kurikiye utuntu tw'inyungu turaho ngaho abishyiramo imbaraga. Njya mubona yagiye no muri za Tanzania ukabona yasuye abantu bakomeye. So numwe mu bana b'abakobwa abari mu itangazamakuru bashobora kuzagera kure. Okay, murakoze cyane. Nakeza ko iyo segment isa nkaho yari ya nyuma. Rumari sinzi kugira ngo dusoze tutazi no kurya iminota tugomba kubahiriza igihe kugira ngo abantu bacu tutazabarambira kandi tukaza tuba dufite byinshi byiza. Nka message ya nyuma by'ukuri watanga kwitangazamakuru rusange. Anginari should be an advice to young generation. Yes, the young generation. Football general federation. Reka mbanze ngiye kwitangazamakuru d'abord. Message natanga mu itangazamakuru nuko mu by'ukuri dukwiye gutahiriza umugozi umwe. Icyo ni kimwe. Kugira ngo tugire uruhare mu kubaka siporo y'u Rwanda. Hari igihe abantu bakora critique
ugasanga wenda harimo nk'abayobozi batabyishimiye ntago critique zizashimisha umushobozi never. Ariko icyo nifuza nuko umuntu ugiye gukora inkuru, make sure at least ufite the facts. Ikindi, please, my brothers and sisters, twirinde kujya muri private life y'abantu. Sometimes hari igihe usanga ushobora kuba wibasiye umuntu just for hidden reasons, ku mpamvu ziri aho ngaho. Bashobora kubikora afite ari motive n'ibindi bintu utamenya ibyo ari byo. Ariko menya yuko nyuma y'aka kazi urataha muri quartier, warabitse umuntu, abana bawe ejo bazabigana nabe, umugore wawe ararebana n'uwe ijisho ritari ryiza. Simvuga ko ugomba gusiga amavuta ibitagomba gusigwa amavuta, ariko nanone let's avoid ikintu cyitwa private life. Dukore siporo, tugire uruhare mu kuyubaka, dukore ibyubaka iyo siporo. Niba hari n'ibitagenda neza tubigaragaze, ariko with facts. Tubigaragaze, nibwo tuzadutanza umusanzu wo kubaka iyo siporo. Ariko nanone mu biganiro byacu niba hari tuvuge niba harimo haravugwa Muvunyi versus Tadeo, something like that, why can't we have both people, kugira ngo niba hari umuntu uvugwa muri bose bavugwa, buri agira ikintu asobanura muri ibyo bintu. Hari rero usanga rimwe na rimwe ikiganiro gishobora kuba kiri focus